Nta gutinda rero reka nizere ko wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda reba aho hasi andika Twidagadure Show ubundi ureba ahantu handitse subscribe uyikore ubundi dukomeze kandi unakore share unaduhereza igitekerezo muri comment dore mba nafunguye option ya comment kugira ngo uze kwandika igitekerezo cyawe cyangwa se utunenge cyangwa udushime. Yari umunyamakuru rero bimwe mu byaranze ubuzima bwa Burna Boy mbere yuko ajya mu muziki. Ubuzima bw'umuhanzi Burna Boy mbere yuko aza mu ruhando rwa muzika ndetse na bimwe mu byamuvuzweho. Damini Ebunoluwa Ogulu uzwi nka Burna Boy ni umuhanzi umwanditsi w'indirimbo n'umuririmbyi wo muri Nigeria. Yavukiye mu mujyi wa Porto Harcourt muri Nigeria ku tariki ya 2 Nyakanga umwaka wa 1991. Se wa Burna Boy akaba Samuel Ogulu yari umuyobozi w'ikigo gikora ibyuma, mu gihe nyina Bose Ogulu yari umusemuzi. Umubyeyi wa nyina rero Benson Idonije yabaye umuyobozi w'umuhanzi ufite izina rikomeye mu muziki Fela Kuti, umwe mu bahanzi b'ikirangirire muri Nigeria. Burna Boy wakuriye muri Nigeria mu majyepfo, aho yatangiye gukora indirimbo ze nk'imiziki mu buryo bwihariye. Yize amashuri yisumbuye mu kigo cya Corona Secondary School muri Agbara muri leta ya Ogun, maze nyuma yaho ajya kwiga muri London cyangwa se mu Bwongereza kugira ngo arusheho kumenya ibijyanye n'itangazamakuru nk'umwe mu mujyi cyangwa se nk'umwe mu myuga yashakaga kumenya. Burna Boy rero yakomeje kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga rya media muri Success University kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2009, ndetse no muri kaminuza ya Oxford Brookes kuva muri 2009 kugeza muri 2010, aho yize ibijyanye n'itumanaho n'umuco media communication and culture. Nyuma yaho yagarutse muri Porto Harcourt ku ivuko, amara umwaka umwe wiyemezwa cyangwa se wimenyereza mu kinyamakuru Rhyme ivugira kuri 93.7 FM, aho nyuma yaje gutangirira urugendo rwe rwa muzika. Umwuga umwe w'umuziki watangiye mu mwaka wa 2012 ubwo yasohoraga indirimbo ye ikomeye yitwa Like to Party. Yari iy'umwaka, yanakoranyemo album ye ya mbere Life muri 2013. Kuva icyo gihe Burna Boy yatangiye kugenda azamuka mu bahanzi bamwe bagiye batandukanye bari bari kuzamuka muri icyo gihe. Ubuhanzi bwe rero arushaho kuba ikirangirire ku isi yose nka Burna Boy uzi ubu ngubu. Ubwo rero Burna Boy yakomeje hatiriza ariko byanga kugeza kuri ubu, aho yaje kugeraho ndetse biramuhira, akaba ari mu batunze agatubutse muri iyi minsi ndetse no muri iyi myaka, aho asigaye yibera muri Amerika akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe
za Amerika. Nyuma y'inkuru rero imaze iminsi imuvugwaho yuko yagize gutya abona umukobwa mwiza cyane, bagahura bakagira ibyo bakora, akamusezeranya imodoka ya Lamborghini ngo kuko umukobwa yamuryohereje. Ubu ngubu ari mu mazi abira nkaho bashobora no kuzajya kumurega. Gusa reka tuzategereze turebe uko bizagenda. Wowe kanda subscribe ubundi tuzajye tujyana, uzamenya uko bizamugendekera. Bye bye, ciao ciao, ndabakunda cyane. Share, comment, like ndetse na subscribe, ndabashimiye.